nubwo ubu sindiyumvisha uburyo ari njye njyenyine wahisemo, birangora kubyakira. Byo ntukabitindeho kuko urukundo rujya rushaka. Niba njye umutima wanjye wariyumvishemo ko ngomba gukunda wowe, ni wowe ngomba gukunda. Ariko mfite akabazo. Mwumva akantu wenda ko kuvuga ngo afite ikibazo cyo mu mutwe, afite ikise si umuntu yamuvuza, nacyo cyaba ntacyo, wenda umuntu agatekereza ku yindi mpamvu ishobora gutuma wenda buri gihe akwikanga. Sinzi byibuze nimba hari akantu gato wansangizaho ku bijyanye n'imibanire yawe na Teta cyangwa se ku Vincent, wenda we naguze imikurire yanjye. Muri make Mulisa niwe wakubaye ikimungu mu mutima wawe. Mulisa yabaye Mulisa. Mulisa ko mutangana, Mulisa kurusha imyaka. Ni muri mugero rumwe. Mulisa ibibazo yahuye nabyo nta nibyo urahuramo, habe na gatonyanga mu nyanja. Imyaka agezemo ni mikuru kuri wowe. Ntabwo ko gutekereza Mulisa. Ufite abanyeshuri mwigana, mujye mutekereza bimwe. Cya kabiri, urose uri gukina umupira, ibyo nabyumva. Urose uri guhamagara umwana mwigana nabyumva. Uratekereza umukobwa w'umukecuru kurusha imyaka kuri yahabaye. Sinzongeye kubibona. Uko nyumva? Iryamushyira umutima hamwe usinzire. Bampare ku bwawe, shirara hari ku bwawe. Sinzongeye kubona ushikagurika. Shamare, bite umbabare natinze. Twabanje gukora amasuku. Niba hari umuntu warambiwe gutegereza ni njyewe. Nanjye nje niruka ngo mpamvu ndi kwaje. Ndumva nakurakariye. Siko neza mfatanyije n'ibibazo maze iminsi ndi kwibaza nibereyemo. Ihangane nukuri. Nubu ndabacitse. Bite? Shabiraho nyine. Biraho kuko byaranze pe, byaranze. Nagerageje ariko ko nabigoranye pe, biragoye. Bari abantu bangezaho, ariko mve ngo niyo ntari kumwe nabo mba numva mfite isereri y'abiriya bintu, simba ndi kubyumva. Uzi ibigoryi kugira ngo bisohokane twicanye bijye bitamikana nk'ibyana by'inyonisha mu maso yawe ngo baby ngo mangana kariya umva ngo iki mu maso yanjye se gusa mba kimutamika ikindi kisetsa mana noneho nkumva se rigiye kumfatira aho hantu, noneho nta kintu kibabaza nko guceceka ikintu ukakimira uri kumwe n'umutima wawe ukakigumana we wenyine ubizi neza kuri gushira. ahubwo narashibenge nahava naturitse nese ngo byagenze bite. Sha sinzi aho ndanabihera. Mva ngubwire ubwo turasohokanye akakantu nagashatse pe nkuko uzine narabyipangiye mvuga nti bigomba gucamo, bigomba kugenda neza. Nuko turicara nkagenda kubabara mvuga ati biragera ryari ngo ngere ku muhigo wanjye. Sinzi ukuntu nagiye kubona mbona Nyamuhungu aya telefone kagakobwa kabo ngo ni Teta kakarumuna kagibozo ngo nujye kudufotora. Umutima ati nanjye mbonye amahirwe shasheri, ati nanjye mbonye amahirwe, umve ngo nari mfite amahirwe ye kuba bose uko ari batatu nabarangiza. Ariko urabizi neza intego yacu ni babiri, benda byibura babiri. Ako ibaze yuko nari nageze ku ntego neza gutya ndangije mukuramo nshyiramo mana numva nyine ewana mbafite neza gutya. Kumbe kagashyano kakana karimo karabafotora gacunga honde najya gukuramo twawuje ijisho. Sinzi ukuntu karangaye gatunze ngo karangaye nyibugeza hejuru kabakavugije induru ngo
umva mpita mbijugunya ahantu twari turi inyuma aho utanabibona, umva dore kwagitinga nkiririsha wa mukobwa we, dore kwiririsha amarira y'ingona. Karasebye ariko nanjye hari ahantu narahombye, umva nariririshije karanyanga, murebe narabibabwiye ko kanyanga ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva bagafashe nk'akanyanga ntabigize bagacira ibyo kavuze, ako nyine nanjye hari ahantu narahombye, niho hantu honyine none gafite amahirwe neza abantu bafite gutya. ubu numvaga ngiye gusekera ku kiriyo none irangitura kandi y'umwana nanone. Cyane nawe urakaruzi ugiye gusekera ku kiriyo, urimo uranaseka mani. erega no mbigenze ni ko ubona ari ukuntu umuntu yiyakirutse ko shase na giving up nubwo nakiyakirane, ariko reka nkubwire ibi bintu kubera yuko urabona ko nyine bitampiriye kandi akageragezo kanjye no kuva ku itangiriro rikarakana. Ukira reka nkugire inama, nta kintu bura wakora twakora tukaba twisha inyoni ebyiri n'ibuye rimwe. Iki twisha inyoni ebyiri n'ibuye rimwe gute? kari agakobwa kavuye mu nzira. Ibuye ni iriye, inyoni ni izi kwica teta. nose inyoni ibuye waryica gute? Teta yapfuye yavuye mu nzira, ahubwo umva turiya tunyoni tubiri twaba twarangiye natwo. Akusika ari byo kuko niwe ubareberera. Karakano shaka karanzonze kuva ku itangira ukanzo, reba ukuntu kangana kanzonga na nisa kuri finali neza nigereye ku bintu kahise kabinyamo. Umva nkubwire ako gatekerezo niko ngiwe ndekariwe nkita numva nagacingoto kariya ko rwose wanaga kandi moto ko kanya, ariko nyine ndumva ariko twaheraho niko kabareberera. Erega karakantu kazi ibintu byanjye byose sha kuva ku itangiriro, niyo mpamvu rero kariya kantu niko tugomba guheraho tukagakura mu nzira, kuko ndakarambiwe ubu mba nanabisoje kera ntakiri muri iyi mikino. Habaye inzirondo twagira ngo niko gakuru kuri mukuru wako. Gakuru siki kariya ko karabizi neza ko mukuru wako mwanga, nakuvuga ko nuko nkanga byikubye, karabizi ko nakizanye mwibifuriza bombi. Umugambi nuwo reka tukarangiza cyane, niko tugomba guhera. Bari abo nukubica nk'ubica abana b'urukwavu, kuko ntaga imipango nshobora kuyigeraho uriya mwana kiriho. Teta yavuye mu nzira bari nukubica nk'ubica abana b'urukwavu cyangwa abinyoni, kuko bose nabatese. Ikibazo ni teta. Ako kanundi kananiza iki? Kare kananiza iki ubundi? Karakano shamva tuzakora ko dushoboye kose, ariko umupango wacu nizigera upfa. Kare kantu wazinga ugata muri toilette. Oya se kandi nawe rero ugira igikabye sinzi ibi bintu shaho, ibi bintu nutabigira muri ngo tubikore neza n'igikabye ubufiti. Gusa reka nkubwire nzakora buri kimwe cyose ariko tubigereho. Uzo kuntu bo wabyoroheje singemba numva kiretse ndicu umunsi nk'abatemavu. Teta karame ndagira ngo mbwize ukuri, dore turi twenyine nta muntu uri hano muri ino nzu. Shira wanjye ntawe hari na muri sa ntawe hari, turi babiri twenyine sibyo? Ndagira ngo nsobanure ubuhoga ku mutima wawe, umbwire ikintu cyaguteye biriya bintu ahantu twari twagiye cyagiye twasohotse ku buryo uvuga ngo baraturoze ngo muri saraturoze. Mbabara umbwize ukuri biriya bintu bikuye he, wabitekereje ute? Wari wasaze n'abadayimoni? Mbwira niba hari ibintu usigaye bigutera basi dushaka turi ko twabigenza tugushakira umuti. Ahubwo kamusobanurire. Sobanura umbwize ukuri ariko ntumbeshye. Ngombwe tuzi tagende kwafitura ko mwabonaga ndi kurangara. Narabibona kuko nanakubwiraga ngo twiteho reka kwita ku bindi bintu biri kukurangaza. Akenshi nabaga ndi guhuza amaso na Mulisa, noneho sinzi ibintu Mulisa yahise avana hano hehe agiye kubishyiramo umunuza yashuri wawe, nitamvuza induru ahita bijugunya muri bya byatsi. Iyo munani mva mukagenda mukara mu byatsi mwari kubibona. Wajya uri ku mutima wawe cyebyo ntabwo mbigushyigikiyemo, ntabwo ngushyigikiye habe na gato, ntabwo ngushyigikiye urwango, ntabwo ngushyigikiye ibintu. Teta oya pe, reba kuntu bankujije isoni imbere ya wenda muri sabu nta kibazo kirenze cyane, wenda ikibazo kirimo ni uko ndayandakariye. Gahibaze nka sheri wanjye, ibaze nka Vincent, ibintu wakoze areba. Uzi ko baca umugani mu Kinyarwanda nk'imfubyi nta discipline tuzigira, ubu niho bigaragaje. Koko ubu tugiye kugenda tubinzerereze, tube ruharwa, tube abantu bose tube kivumwa kubera ko turi imfubyi. Waretse tukitwara neza nk'abana barezwe bafite ababyeyi bavukiye mu maboko y'ababyeyi. Kandi ntabwo nuko utari kumva ukuri kwanjye.
ukuri kwenda kumva gute se uri kubeshya ngaho none ureba nka Marisa ntanyitaba sinshaka kumamagana nkanyitaba ngaho ibaze nakaje inshuti nk'iriya ubuzima nabamo n'ubuye kongera kubona inshuti nk'iriya ngo yagufashije yakurwanyeho mu buzima yakurwanye ikamenya buri kintu cyose ukabaho ukabungana uko nguko ikaba yaragufashije ukaba no kubusa gutyo ndabizi ko bigize muri uko itaza kubona amata yaguhaga ntago ari kubaho kugira ngo uzabone no nshuti mbwiza ukuri teta wayikurayo muri kino gihe Mulisa umutwe inshuti kandi ntabwo ari inshuti sinzaba utajya unyumva ngiye mano yanjye teta urambabaza untera n'agahinda teta ntabwo ari ukuntu ari niteze nzi ko nzakorera ukaba umwana wo kunyumva ukaba umwana ugomba kugenda ku mategeko ukarirwa ugakura ukaba umwana mwiza none ndebera kuntu muri samirwa mushwana wagira ngo ni nk'injangwe n'imbeba ariko naje kumenya ikintu mba muri gupfa naje kumenya ko ya myenda namuhaye ariyo yatumye mushwana ukaba umwanga urwango rungana kuriya ukaba umwanga bigeze kano kageni imyenda koko teta hari icyo vitsa yatwimye hano muri no rugo njye ntabwo ari imyenda ahubwo wowe akugirira ishyari iyo umuhaye imyenda aba ari kugira ishyari kugira ngo ubwo aba ari wowe wari ayihe mana yanjye teta wabaye iri ndabizi neza ko iriya myenda yo kuvugisha ibi byose niyo yaguteye umutima mubi niyo yaguteye guhinduka niyo yaguteye kubona umubona ukiruka ukagira ngo ukamugendaho muri saka atarya ahangaha muri saka yitahira iwabo katabahangaha muri se umwangira iki koko kari umwana uba wigendera wigarukira umwana w'umutima mwiza n'uburyo abavuga byonyine bagutera n'impuhwe pe sinzi impamvu mwanga teta wambabariye babara basi kwiteza abantu sibyo na Vincent nk'uburyo yadufashe byandi mu by'u Rwanda basi ni wari kure kuha n'agaciro basi akabanza akagenda tukabikora turi abakobwa batatu da ubojya ngo avuga ati nuko nyine nuko nguko nubundi nta kirerwa bagize baterewe iyo ngo barireze nyine n'ibyana biraho ngaho imico niyo ngiyo nyine niyo bafashe yego uri kuntera agahinda ntabwo uri kwitwara nk'uko mama wayitwaraga sinzi impamvu kandi njye nkubona ku ishusho ya mama wanjye wowe ushatse wahinduka ukagenda ku mategeko nguhaye ukanyumva ukabasha no kugira inshuti kano kanya yikubise hasi muri sane yo wakwegura hari inshuti tugira ubona ikunda kugenda hanga muri urugo hanyuma kano kanya usitaye se wakuzana amazi yo kunywa nugumya kumwishwe turabizagenda gute mu gihe ntahari nagiye si muri se nasiga hanga mu rugo ahubwo ati musigarana hanga akumenyera icyo kunywa n'icyo kurya hanyuma se urabona bizagenda gute n'umye kwitwara gutyo ejo n'ejo bundi ndwara n'uwo muzasigarana nindamuka ngize urugendo rwo kugenda dore ugiye gusoza kwiga ejo nzabona akazi ngende mugomba kuba muri hano muri kumwe nese undi uzamuhungira he icyiza rero kuramo ino myenda ugende wambara imyenda myiza tujye kwa Mulisa tujye kumusaba imbabazi aho njyo ese habaye iki ko mbona ndakari ko mbona ufite agahinda ni cyo cyose cyabaye muri uru rugo cyangwa bije ari uko nje nigendere oya habaye iki rero aseshere uri kubona ukuntu teta yitwaye biriya bintu ari ibintu by'u Rwanda use Mulisa ko ndi kumamagana namfate kuva cyageze ndavugana nawe Mulisa nawe urabizi ubuzima twabanyemo Mulisa twamaraga iminsi tutararya Mulisa akaba tuzanira ibiryo uri kumva Mulisa urabizi ko mama wacu yapfuye uriya mwana ari uruhinja Mulisa niwe wamureze akemera mama we mu mafaranga yapagashije yahengiye yafuriye akagenda akaguramo inusu y'amata ya buri munsi uriya mwana yakuze kubera Mulisa buriya akagenda akaguramo inusu y'amata akazana ya buri munsi kugera unganya kuriya cyaje buzima n'urabuzi 90% Mulisa niwe wafashaga kurya sibyo Mulisa buriya mufata nk'inshuti magara inshuti mu mutima imbere ndani byarambabaje cyane ntabwo tutagagombye kwitwara kuriya none ndi kumamagana mfate ubusirana nabigenza gute gutagaza inshuti na Mulisa ni ibibazo bikomeye cyo nicyo cyatumye wiheba yego nicyo
ntabwo icyo nicyo cyagatumye urakara gutyo. ntabwo ndakahubwo ndababaye. Tega amatwi unyumve nyine. Ubwo buzima mwanyuranyemo bwose ndabuzi. Sibyo? Niyo mpamvu nahamagaye Maurice. Wese bose yakwitabye. Twanavuganye. None kamwongere. Twahanye gahunda ko ejo agomba kuza mu rugo tukaganira ku kibazo cya Teta. Yakwemereye tubaze. Yego. Thank you. Twavuganye ko agomba kuza tukavugana kuko Teta ashobora kumusaba imbabazi cyangwa akamubwira n'ibindi bikaza guteza nishimye. Njye sinzi. Rero ushyitse umutima hamwe ejo nzaganira nawe. Sibyo? Bizabaho nyuma y'ibindi byose tuzabona resultat z'ibyo ngibyo. Imana nizere ko muri se tabikomeje pe kubera ko nanjye ubwanjye ntabwo reka Teta n'umwana nta n'ikintu ashobora kuvuga akomeje. Nta kintu na kimwe ashobora kuvuga akomeje. Shiri gusa urakoze pe ntabwo nzorya nagushimira. Uzi ko n'uruhu rye byananiye nibaza gukora muri se agiye kugenda. Ubuzima twabanye twararuhanye twagize gute twasangiye ubusa twaraseseranye muri se mu kwishuri bagabanyirukanye akemera kandi ageze nka sesera akabona kujya kuzenguruka yo yishyuye baga yishyuye. Kamubwiye shiri nukuri kamubwiye nari mbayeho nabi pe muri aya masaha ashize numvaga mpangayitse bitabaho akorera none Teta warakubaha pe nakumva ko mbabarangiwe umumpanire ira mico ntabwo ngiye nyumusanzwe pe. Oya bya Teta bindekere. Jene wenda nshaka kumubwira akabanga kunyumva nka mukuru we ariko wenda warakubaha ndabizi. Umuganirize umubwire ko birabene atari byo n'ukuri. Kwita umuntu ubiri kose nawe afite ibimutera icyo rero nicyo ndimo guhiga kandi ndakibona. Sibyo? Afite impamvu arimo gukora biriya nanjye ndimo kurwana yo kandi ndayibona. Okay. Abagabo rero kuno muteye muratsetsa. Umunota umwe urabyemera undi munota ukavuga ibindi bintu. Kubyemera ni kimwe. Sibyo? Wendekera ibya Teta nanjye. Rero nishimiye ko muri sabashya kwitabye. Okay, bya muri se bireke. Umunsi w'imbabazi nanjye sibyo? Nakoze ufite. Anyway, tukatubireka ibyo ngibyo. Uri kubona nsa gute? Ukeneye kujya muri sale? Aho nyumvira usibona ibipfuye nabyize uri kubona se? Nyine mbanje guvuga ibyo mu mutwe ariko urasa neza wambaye akanzu keza. Undi ninjye ufite umugore nk'abandi baje bankurikira. Mama we. Shira sikore narakaye ahubwo ari batumye nishima. Sikuna nimeze? Ndakunda. Teta ntabwo turavugana kuva cyagiye. Ari heza. Mbese. Ndi umubyibuho wakwishe se. Sindi kurya neza se. Rega nsigaye ndya neza. Shuwa. Ibijumba. Ibijumba se nyine kugeza ibijumba. Burya se buno we. Narubwo nzi nuko gisa ikijumba nyewe. Wapi? Ije nabirekera hanje. Ubutani mu ntekera ibijumba muzafata ibijumba mu bikarange n'udushyimbo byibuze umuntu abirye. Ariko bifite turanga. Akuru umukika. Yewe. Mane sikuni ibijumba. Usikuni ibijumba mane bihangayikisha urabizi. Uzi nco twabiriye. Yesu we. Yari giye mwabiryaga se nabiryaga. Urakiriye kika kubiga. Ura tugomba guhinduranya mu karya ibyo naryaga nanjye nkarya ibyo mwaryaga. Yesu we manda gukomeje. Mwumva yuza pe. Nimugoroba se. Mvuye muri siporo. Kwaza kujyana ahantu tukifatira akantu ko kurya tukaganira. Ubwo se nabyanga. Ngize ngo ugiye kubyanga. Arewe. I love you. Nkunda cyane. Cyane mba numva umugongo ugiye gutakara kubera guhagarara nkutegereje. Shasha reka nkubwire ngiye ntabwo ngukunda pe. Ntabwo se barahari ariko ashobora kuba adahari kuko yanyumviye kwiga. Ashobora kuba agiye ku kazi. None se wowe na Mulisa mufite? Mulisa?
Marisa urebye dupfa atugirira ishyari njyewe na mukuru wanjye nyine bigatuma icyo ngicyo mwanga. ese buriya ntabwo yaba ari ukubimutekerezaho gusa urabizi ko arigira neza. njyewe naramwifatiye namufashe inshuro zitabara ashaka kutwica ubwo byaramunaniye. no kubica kandi uriya mukobwa ko yaba ari umwana mubi. we ntabwo muzi. ngo iki ahubwo se nibagiwe twagendanye hano mfitemo akarindazi nari naguze tubiri ariko kandi nakariye ngo karye ubundi twigendere. none se amakuru yawe meze neza. irya tugenda ntabwo turagenda uri kurya mu buzima. se ko umuntu uri kunyitegereza nari nkumbuye kukubona urimo kurya. uzaze kudusura. nzaza pe. Gihozo se ameze ate? Gihozo ameze neza. ntabwo muheruka. nyine ndi kubona mpamvu ko uzaze kudusura. se wowe ko nakubonye na Maurice ubwo sura inshuti nawe ya Maurice? oya Maurice ntabwo turi inshuti, wambonanye nawe ndi kumwaka amafaranga yanjye. uzi ukuntu ari akana kabi. bampaye amafaranga yo kurya ku ishuri noneho mpura nawe ari kurira ngo bagiye kuburara ngo nimbe muherejeho 5,000 none amezi abaye 2. so yaza yakwishyura. ntabwo mbizi ni akana kabi kari agakobwa njye narumewe. ibyo nakubwiraga Maurice ubwo nagera amahirwe azaguha nka 2. Yesu uzi ko ari akana kabi. iyo nsanga muri inshu nanjye kwita nkuvaho. nkumvaho pe. ahubwo se niki kintu nagufasha kugira ngo muri sato nyine tumuhigike ku ruhande yo kugomeza kugenda kuri Gihozo. nyine wazaza kudusura wenda Maurice yaje tukaba turi no kumucunga kugira ngo wenda turebe ko nta kintu yakora kuko njyewe yigeze kumbwira yuko ngashaka ko dupfa akaduha uburozi. ashaka kubica n'ukuntu ari inshuti ya Gihozo. ashaka kutwica. nzagufasha muri sato tumugendere kure kandi bizakunda. ntahazahurira na Gihozo ngo amwice cyangwa nawe. kandi njye ikintu nabonye wa Maurice agira ishyari ku mafaranga kuko abona Gihozo yisize amavuta ahenze avuye mu bindi bihugu akamugirira ishyari kandi Gihozo mu cyumweru asuka murimo ibintu byakamugirira ishyari. kandi njye nkibaza ko Maurice yavuye mu ishuri akamugirira ishyari ukajya kwiga kubera iki? se akana kangana kuri akagira ishyari mu buhe buryo? buriya azaba umugore atari umurozi? ubwo se rero uracyari ko byibazaho. Yesu we. ubwo se buriya si we? ngaho ibaze nawe umuntu utinyuka akanyambura 5,000 bya minerivare agatinyuka ngo ashaka kwica Gihozo. wowe nakubwiye uti ashaka kwica Gihozo? ese si wari kumbwira ngo ashaka kuzabica? yewe nari amafaranga hari menya nzayamurekera. wowe wahuye na Heba ahubwo nkakwifashiriza kuko mise numva nayo nyatinye yazashyiramo uburozi. sinumva ngo baroga n'ibintu by'inyatsi. ibyo ahubwo Sara hari ikintu bataroga. ntago nkiyafashe ndamuretse ahubwo ducura umugambi w'ukuntu twamurwanya ntagire ikintu akora kuri Gihozo. kamwereke wowe uzaze kunsura noneho Maurice nzakubwira naba yaje tugende mu cyumba cyanjye noneho kumwe Daddy na Gihozo bari kuganira. Maurice abicaye imbere ahubwo hari n'ikintu njye namufashe ari gupfunyapfunyura ibintu hano ambonye ntaduhuza ijisho ntamvuza induru ngo Maurice agiye kubaroga. uretse gato Maurice ari gupfunyapfunyura igo ibintu mpaha. umwana imyaka 18 asigaye agendana ibipfunyika mu ngutiya cyane rwose. nese ko utari mu kurya. ngiye Maurice aranyobeye nako kuri kw'Imana. urira tuzamukorera iki? ngiyewe nashaka ko namucaho tubona Gihozo ntibakumaze kuba inshuti nuko Gihozo atajya nyumva. tugiye gusenga Imana Gihozo nawe mugira inama bura nyine aba yaguciye amazi kubera ko ababona uri umwana kuri. ngiye kumugira inama kandi azanyuma. Gihozo azakumva nidufatanye. shangiye Gihozo mbona nsuzugura sinzi ko azakumva. ikindi kandi Maurice ubundi twazagatangiye mu nzira tukagakubita. Mwako bita
oya nyine ibyo ngibyo byo kumukubita we ahubwo njye ni kumva nazashukura ibishoboka byose nkabwira Gihozo ibya Mulisa byose ubundi bakareba kuba inshuti bikarangira ibyabo kuko kumukubita hano naba nkoze icyaha nyamara twamukubita tukamwihaniza ntazongere kugira ishyari ubundi twarangiza tukigendera tugasaba Imana imbabazi reka mubwire ngewe n'ubundi njyewe gusenga ko narasenze njyewe hari n'igihe ntekereza nta nubwo ijya inyuma bitewe ndasenga nk'ubu ngubu ahantu nyine tuba apana ko hariya kwa dadi ahantu tuba hari umuntu dukodesha inzu nyine ni umunyamasengesho igihe dusengana ariko n'ubundi byose ibi by'ubusa Mulisa arakomeza akabigerageza oya Mulisa tugomba kumukubita tukamwihaniza ahubwo se teta niba utazi neza ko dadi wawe ahari uretse tukigendera nkajya no kugura akaji hariya hirya nta kibazo uzaba ugaruka kumureba n'ubundi byose ni kimwe ariko ngewe Mulisa reka na ririya tugomba hari irya inda zinashyizeho uburozi amahirwe ya mbere ndayabonye